umwanya ngo tubashe kuganira namwe abaturutse hirya no hino ku mihinga itari imwe. Yego. Ngo tubashe kuganira muri iki gitondo tuganira ijambo ry'Imana. Amen. Reka dusome ibyakozwe n'intumwa. Nimbara usomera aho ngaho cyangwa ndasoma je wa musomyi wasomera. Reka ngusomere soko. Yego dai. Byakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa 12. Umurongo wa mbere kugeza kuri 5 cyangwa na 6 Bibiliya yavuze ngo nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi. Yego. Yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Abonye ko anejeje abayuda ariyongeza afata Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuwe. Amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda bane agira ngo azamushyira abantu Pasika ishize. Yego. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorera bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Herode yari bumusohore. Iryo joro Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare 2 aboheshejwe iminyururu 2. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho, umuco waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati, byuka n'ingogwa, iminyururu iva ku maboko iragwa. Amen. Amen. Komeza. Marayika aramubwira ati, kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati, wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rijya mu murwa. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Urebe n'igice cya 10 ni urasanga aharebye igice cya 10 n'umurongo wa 4 muri iki gitabo nyine. Muri iki gitabo ndahandisha. Bavandimwe numva nshaka kuganira namwe muri iki gitondo hejuru y'imbaraga z'amasengesho. Ndakuganira hejuru y'imbaraga z'amasengesho. Gusenga wabaza utese niki, murabimenyereye mwese gusenga icyo dusenga icyo ari cyo. Gusenga n'ukwambaza, gusenga kurimo kuramya, gusenga kurimo kogeza Imana, gusenga kurimo kwamamaza Kristo, gusenga kurimo kumushyira hejuru no icyo dusenga. Iyo dusenga Imana, umuntu asenga wabuze icyo ari icyo ukeneye kuronka. Yego. Bibiliya iratwemereye, ivuze hejuru yo gusenga. Iri jambo ndarikunda cyane, nkunda ijambo ryitwa gusenga. Ngenza mbwira abantu ngo uwondo gatanga kambeshya, ashaka kunica yambenda ngo tuje gusenga, yamfanye atarushya agorwa. Ubwo ntanumva gusenga ari ikintu cy'ubuzima. Gusenga ni ubuzima. Amen. Gusenga ni ubuzima bwa minsi yose. Hallelujah. Bibiliya itubwiye neza, iturangiye neza uburyo umugaragu w'Imana yafashwe mpiri ashaka kwicwa. Herode yari amaze kwiyongeza, amaze kwica mwene se na Yakobo mwene se wa Yohana. Ngo ariyongeza ngo kugira ngo
afate Petero nawe azamwice ngo iminsi y'imitsima idasembuwe irangiye ya Pasaka kugira ngo abone kumwica nawe azamwice. Bibiri yavuze ngo amurindira mu nzu y'imbohe arayikinga. Buraya ari bumwice, baraya ari bumusohore. Bibiliya yavuze neza, yavuze ngo abitorero baramusengera. Amen. Amen. Ngo kandi baramusengera ngo bafite umwete. Amen. Ngo bafite umwete ku masengesho bagira umwete barasenga. Imana amasengesho ni ikintu gikomeye cyane. Amen. Amasengesho abatayazi ngenda yizera nawe urayizera ndabizi yizera. Amasengesho ahindura ibitaza bihinduka. Ndabatura iki gitabo no mugoroba, ndabatura muri iki gitondo, ndabatura igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ndashaka kukibatura. Ushaka gusenga uzafata igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, hariho metodoloji nyinshi, hariho uburyo bwinshi, uburyo bwinshi bwo gusenga. Usomye nicyo kiza kituganirira neza, kikatubwira uburyo Yesu amaze kuzuka, uburyo yamaze iminsi 40 n'amajoro 40 ahiyereka abigishwa. Amen. Amen. Aza kurangiza azamuka ku musozi wa Elayono, abwira abigishwa ngo abaganirira, baramubaza batari kose ikindi cyo gihe ushaka kugarurira Abisirayeli ubwami. Yesu aravuga ati aba bagabo n'abandi nabo ntibararuha bamenya ati iby'ubwami n'ibindi si ibyanjye ni ibya Data. Ati icyo mubikora mu mwuka nabamanukira muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira nibwo muzoba abagabo bo kumpamya i Yudaya n'i Yerusalemu no kugeza ku mperuka y'isi. Ntitwavuga ngo amina. Amen. 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 Hallelujah. Nibwo muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya. Uwo munsi azamuka igitabo cy'Abaheburaniya nicyo kiza kitwarira kuzamuka k'umwami uburyo yazamutse bamureba. Ingabo zo mu ijuru ziramanuka zirababwira ngo uko mubonye umusaza niba ari umukuru w'Imana yanjye, uko mubonye niko kandi muzobona gatuza. Arababwira ati nimugende muje mumanuke. Baramanuka baja guterana, barabaje 120 baraja mu cyumba barifungirana barasenga. Usomye igice cya kabiri harimo amasengesho. Bo bose bari bahuje umutima n'inama ngo basenga umunsi wa Pentecoste, bamanukirwa n'umwuka wera mu munsi wa Pentecoste. Niwo munsi Petero yahagurukanye imbaraga, aravuga ati bagabo bene Data ko muragira ngo twasinze, ahubwo irya jambo ryari ryarahanuwe n'umuhanuzi Yoheli rirasohoye. Atangira kubabwira ngo urya mwishe mukamubamba niwe wakamejeje, niwe wakoze ibi ngibi. Haleluya. Imwe cyane. Avuga n'imbaraga za autorite, niwo yakijijwe bya 3,000. Igice cya gatatu urasanga Petero nanone na Yohana bagiye gusenga ngo ari saa 9 bahura n'ikirema ngo babagoraga bagiterura bakakizana imbere y'urusengero rwiza bakabishyira imbere y'urusengero. Bibiliya yavuze ngo nasome namwe ngo Yohana gisabiriza ngo babone, ngo aravuga ati mumbeze nyabure bityo mungaburire ngo atega amaboko. Petero nawe arahagarara na Yohana ngo baramureba, Petero aramubwira ati udutumbire. Aravuga ati abagabo ndariye uyu munsi, uno munsi ndahaga kabisa. Ariko asa Petero
nusuye kumushinda aramubwira ngo yewe ifeza n'izahabu utwaka twebwe turi pipipi ta feza n'izahabu tubwira icyo dufite. Haleluya. turakiguha mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Amen. uwo mwanya ngo Petero amufata mu kuboko kw'iburyo aramuhagurusa ubugombambari arahaguruka ku maguru yabo arakomera binjirana mu rusengero akaruru karavuga. Amen. haba igitangaza haba umunezero. Amen. wendeyemo uwo munezero baranababoha ndetse cyane ubisomye byaviriyemo kubaboha. iyo dusenga Imana ushaka kubabwira abitorero tugomba kugira umwete. tugomba gushyirayo umwete iyo dusenga. Amen. yaba ari wewe yaba ari itorero tugomba kugira umwete. yavuze ngo baramusengera abitorero bamusengera bashyiramo umwete. Yego. hari amasengesho tugomba kuyashyiramo imbaraga. Amen. tugomba kuyashyiramo umwete tukayakaza tukayashyiramo umwete. Amen. Bibiliya yavuze usomye neza tukiragenda nashatse ngo kibahe muze mugisoma abanyamasengesho mwebwe musenga urukerera musenga igihe cyose muze musoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kizobaha metodologi nyinshi yo gusenga kizobatera imbaraga. Amen. igice cya 5 harimo amasengesho. igice cya 6 gusa nizo basenze batora abayidiyakoni. igice cya 7 ni disikuru ya Stefano. Amen. igice cy'umunani harimo amasengesho Filipo ngo yari ahantu ayasenga ngo Imana marayika aramubwira ngo haguruka uje mu nzira iva Yerusalemu ngo inzira y'Igaza barabara y'Igaza ni barabara rituruka mu butayu ngo hagarara. ahashyize ngo abona umugabo wari uri ku igare rwagenda asoma ariko atazi ibyo ari byo. umwuka wera ngo Imana ngo iramubwira ngo igera. araryegera ngo aryegere ngo aramubaza ati wa mugabo wa muntu urasoma ibyo uzi? yango natekada ati ndabisoma. ati ngo ndabona ngo n'umunyamibabaro wamenyereye intimba. ati yaguze gikize gitsimburirwamwo. ati simba yemenga ibyo ari byo yewe. ati wowe bisobanura arinjira mu igare ngo atangira kumuganirira amubwira iyo nkuru yose amubwira Yesu wapfuye akazuka amubwira imbaraga z'Imana. ngo amubwira babashitse ku ruzi. ngo aramubwira ati none ko tugeze ku ruzi ikindi niki batiza. ngo bava ku igare arika mu mazi Filipo ngo aramubatiza. bibiliya ngo umwuka aramugurukana aboneka ari muri Azoto. Amen. Nzangunda ayo magambo cyane nayo atugaragara ko tuzaguruka. Amen. Filipo ngo umwuka aramugurukana. kandi natwe twoshyiramo n'ubundi buhamya twarababonye abaguruka bagasimbira kwikanisa hejuru ku mwamba bagaza bakamanuka. twarabibonye twebwe bwacu byatubayeho. ndabyibuka inganji umunsi umwe twaruzuye umwuka wera kwa Nyamarimbwe bakinga abaturika. ni nabyo byahereye ko bafatwa bava mu Gaturika. ndiruka yebambye ngo iruka soka. naje kwisanga ndi ku mwamba hejuru w'ikanisa. na Lazaro Mubeya na Leoniya umukobwa wa Nyiratonesha Mukarusobogo twe twisanga ku mwamba. umuntu wari mu ikanisa twari tumusize mu ikanisa iwe araguruka akubita imbariro araguruka afata nani turahura nawe mu gasongero ku mwamba. aherutse no kwitaba Imana yivira muri sisizi.
imbaraga uwo munsi niwo munsi se wa Gityabo n'abandi yamwe n'abandi barahunga baje mu mazu bati bari abana barapfuye baye babona dutondagira kuri kakati kumwamba abona dusimba bahunga baje mu nzu bati bashize barampamagaye bati ngwino tukureba amaguru gato bakabandeba amaguru bayakana ati wabunitse dayi toye ni mazima ati zini imbaraga z'Imana ibyo byaraba amen amagambo ya Filipo ukuri numva nezerewe cyane haleluya Imana idufashe cyane Imana itugirire neza haleluya Bibiliya yavuze ngo abitorero bagira umwete wo kumusengera Petero yari bufe yari murekurwe ngo ahabwe ashyikirizwe Herode ngo yari yakamejeje yarakaye byacitse ngo arinze gusa mu minsi mikuru nirangira bamusohore bamwice ariko Bibiliya yavuze ngo abitorero bagira umwete wo kumusengera amen barasenga Imana haleluya Imana izayumva bavandimwe baje asante iyo dusenga jewe zantinya umunyamasengesho kuruta ibindi tinga kandi ari umunyamasengesho ukuri ndabemera kandi kamabwira ntimukitinye umuntu wakijijwe umuntu wamenye Yesu agahura n'Imana akakira agasogongera impano y'Imana nta kindi iyo usenga Imana uza mwizera yuko duhabwa nukuri Imana izayumva asante ngo abitorero bagira umwete itorero gusa ndi mu kubabara muri iyi minsi abantu baracogoye gusenga ni sembore n'ibintu bitoya basigaye basenga gusa ari amasaha yo gusenga no kubishina gusa ngabona baririmba gusa ariko amasengesho ni make ariko itorero rigomba gusenga rigasubira rigasenga bagasenga kandi Bibiliya yavuze ngo bahuje umutima n'inama amen igihe dusenga duhuje umutima n'inama bavandimwe iki gitaramo cyacu iki gitaramo mwizere gitangiye gukora imirimo mu birebye kizayikora amen nimukomeze musenge mushyiremo imbaraga z'Imana zizasubira uko mubona turamagana sinzi uburyo ndebye waca ndebeye ataba abantu ni benshi cyane atabantu benshi uko muri benshi n'inyota yayibakurura musengwe mugira umwete umuriro uzaka iyo musenga mugashyiraho akayo mugasenga ibisigaye Imana nayo irabumva amen Imana izitwumva Imana ni data asante mureke mbabwire utaruzi Imana mu gice cya 10 reka nahadusomere mwana reverayoni masengere dai kasomere agana kubwiye mwumve Bibiliya ko ivuga wavuze ngo ni 10 umurongo wa 3 nusha kumanuka reka mbere ku murongo wa mbere ugushaka ndabizi uzusoma neza hariho umuntu w'i Kayisariya witwa Koroneliyo yego utwara umutwe w'abasirikari wo mu ngabo zitwa Italiyani yari umuntu w'umunyadini wubahanaga Imana n'abo mu rugo rwe bose wagiriraga abantu ubuntu bwinshi agasenga Imana ubudasiba abona ku mugaragaro mwiyerekwa marayika w'Imana yijiwe ko mu isaha ya saa 9 y'umunsi yego da aramuhamagara ati Koroneliyo aramutumbira aramutinya aramubaza ati niki Mana aramusubiza ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana suko nuko shaka byazamutse bigera imbere y'Imana n'urwingo azare mu rwingo amasengesho azare mu rwingo akazamuka akagera imbere y'intebe y'Imana amen mwibuke nzasubira
ikindi mbereke ko ari urwingo umunsi umwe Yakobo aryamye iharani uburyo yabonye urwingo yiseguye ibuye ngo abamarayika bazamuka abandi bamanuka nyarwa rwicaye mu mutwe ngo aramubwira ngo humura Yakobo n'Imana ya sogokuru n'Imana ya so nzabana nawe aho uzajya hose nzaba ndi kumwe nawe ntutinye kandi iki gihugu nzakiguha n'urubyaro rwawe twavuga ngo amina amen Imana idufashe bavandimwe baje uyu mugabo ivuze inkuru y'umusirikare w'umuhetari wari umuhetari mu ngabo za hetari ari komanda ufite abasirikari 100 yari umuntu ofisiye ngo ariko ngo akubaha Imana n'abo mu rugo rwe usabwe kubaha Imana tukubahana n'ingo zacu zikubaha Imana ingo zacu zubaha Imana ingo zacu zikubaha Imana n'abana bandi kubaha Imana Imana izitwumva iri mu ijuru nukuri Imana ikumva Bibiliya yavuze ngo yari umunyedini yarakishijwe ariko Imana iza yumva uwo ari we wese uyisaba afite umwete umutima wiwe uyishaka abarundi uzuvuga ngo uyirondera iyo turondera Imana turayibona iyo dushaka Imana turayibona Bibiliya yavuga ngo tafuteni Bwana kana patikana tugomba gushaka Imana bikishoboka ko abonwa tuyambaza kiri bugufi Bibiliya ngo kirungo yagiriraga ngo n'abantu benshi ubuntu yagiriraga abantu ubuntu agafasha akabagira ubuntu hamwe n'imirimo iyo mirimo ihuje n'amasengesho biba igitangaza n'amavuta ni amakarabyo Imana aza urwibutso ngo yabaye inkingi ngo arazamuka agera imbere y'Imana Imana ngo imanura marayika ati genda ubwira mugabo ngo amasengesho yiwe yumvikanye imbere yacu umubwire uti humura amasengesho yawe yumvikanye yabaye urwibutso imbere yacu tumiza Petero Yopa aza gusobanurire nibwo yafashe abagabo babiri babatumiyo yahwari aho Simoni yari ari ku muhazi aragenda akiraho Petero nawe arerekwa mwiyerekwa simbijamwo cyane Imana izana Petero iyo niyo baza baharura Pentecoste uhereye aho ngaho ukamanuka n'igice cya 11 niyo Pentecoste isana y'abanyamahanga ngo baruzura umwuka wera Petero aratangara terega nabo ngo Imana ina upendere ati Imana mbonye tigira nkunzi n'abanyamahanga nabo Imana irabamba atuwizera wese Imana iramwumva Imana izitwumva abavandimwe baje nubwo twoba mu minyururu nubwo twoba duhambiriye iminyururu turi mu ngoyi tudadiriye Imana izimanuka ikatubwira ikavugana natwe kandi igakora ikabona ukabona iby'abantu n'iby'ukuri waba uri mu ngoyi waba uriye narabyiboneyeho njyewe ni mu ngoyi waje kumva abanyaminembwe barabizi ababaye iminembwe bajaye muri Nzovu yaje mboyewa ntabwo gufatwa n'abasirikare 27 abafise 4 ariko twageze mu rugezi barambwira bati tubwire niba mbabwira ibyabo barihana ndabasengera kubareba gusa ibyo kangwa ngo turaboshwe n'ingoyi Imana izitwumva abaze basengera abitorero baze basengera nguko baze basengera Petero habaye ibintu bikomeye muri urwo rugendo rwo kumboha habaye yerekwa ntazibagirwa ibimenyetso bifatika no muri iyi minsi
uwo musirikare ngo yerutse kunduma ati njyewe waracyabaho ataracyabaho. icyo nzi gusenga kwacu kuzakumvikana imbere y'Imana. Amen, amen. kandi Imana igakora ibikomeye ikabohora ababoshwe. Amen. abababaye bari mu kaga bakakavamo. Ukuri. abari bagiboshwe n'ibyaha Imana ikababohora. Mm. Imana ikababohora ingoyi. Imana ikabakura muri ako kaga. Yego. kuko iyo dusenga Yohana mu rwandiko rwa Yohana 5:15 Yego. nahadusomere hariho ndagiriza asenga. Yohana w'ubutumwa cyangwa urwandiko? Urwandiko rwa mbere. yego. urwandiko rwa mbere rwa Yohana 5:15 ndakeka. Yego niko haravuze ngo kandi ubwo tuzi ko yumva icyo dusabye cyose. kandi muzi icyo mwumva icyo dusabye cyose. tuzi nuko duhawe ibyo tumusabye. nuko tuzatumenya yuko ibyo tubihawe ibyo tumusabye. Asante. ngicyo ikigoranye nawe. abantu benshi ntibazamenya ngo iyo dusabye turahabwa. Yego. bagasa n'abategereza ntibategereze cyangwa ntibarangare ntibabe bazi ko barahabwa. yavuze ngo muza mumenya neza ngo icyo dusabye cyose ngo tuba tugihawe. muzamenya ko tugihawe. Amen, amen. icyo dusabiye Imana iragikora. Amen. duhuje umutima n'inama. Amen. Imana irakora. Amen. Imana irakiza. Amen. Imana irabohora imbohe. Amen, amen. Imana iratabara. Amen. Imana idufashe bavandimwe mumenye muzamwizera. hari abantu benshi bavuga bati aho nasengeye ko nahabwa ibyaha niki. isuzume rero. abagomba kuba kwisuzuma niba hariho umwete wasenganye umwete cyangwa uhuje inama n'Imana wahuje umutima n'abandi. icyo ni kimwe mu itorero tugomba guhuza umutima. Yego. niba amacakubiri tugasenga duhuje inama tugasenga duhuje ubumwe dusenga dufite umutima umwe. Amen. ni akarabyo ngo mwizere yuko iyo musenga muhawe kandi Imana iragikora. Amen. hari aho Bibiliya ivuga ngo ibikora itabitewe no gukiranuka kwacu. Amen. biterwa n'imbabazi n'urukundo idukunda. Ni ukuri. Imana idufashe. Amen. murantunga simbayenga ndebaga isaha nimbaga narengesheje. iminota arenga iminota iracyahari. gracias. asante sana. icyo nshaka kubushyiraho hari abantu benshi nagume kubona banandikira ngo nyabona mbayeze ku buhamya butoya bujyanye nyine n'amasengesho. Yego. Imana iyo tuyisaba ni data. Yego. muze musenga Imana muzi ko ari data. Amen. yigeze kubibwira abantu muri Matayo. aravuga ati ko mwebwe ko muri babi mukaba muzi guhereza abana banyu ibyiza. Amen. ngo none se data wo mu ijuru ndazoroha guhereza ibyiza babimusabye. Ni ukuri. ntazarushaho kuduha umwuka wera muri bavuga. Amen. ati ninde muntu umwana yumusaba umugati akamuha ibuye yamusaba urujanga akamuha inzoka. Yego. Nawe. muze mumenya ko ari data. Asante. ni papa. Asante. aratwumva. Yego. azi amakuba yacu n'ubukene bwacu. umwajuru Yohana aravuga ngo azi amakuba yayo n'ubukene bwayo. Ni ukuri. azi na bya bitutsi bagutuka na kwa kunenga
nagwaga gucokora niko yavuze ngo n'abiyita abayuda nyamara atari bari sinagogi ya Satani byose azabitahuka. Amen. Ndabyibuka umunsi umwe ndi mu Gitasha sinzi niba banarabibahaye ubushize siza abo bantu banandikiye bavuze bati woza ubukanguriramo waribagiwe ntitwamenye neza arutaratubwira izo mu Gitasha narababwira ibyo mu Gitasha nasandi sana nari nsumbise mu Gitasha niga mu Mikenke muri za 80 umugore wari uncumbikiye akaba umuririmbyi akaba umuririmbyi tangaza umukazana wa Kirayi umukobwa w'abanyabyinshi Yego. none kabaga agiririmba aganiyinga akaba uwo mu ishyamba mu bukurita inkima akabiyo muri yinga numva ndababaye cyane umuntu w'Imana yo gucumbikira ndumva ko ndi umuntu urwaye nze ndyame nibucya nigendere ku ishuri uyu mwana yoye habe no kuririmba ndakiririmba no gusenga ndagisenga none ndamubwira ndamutegura na gatanu ndabwati ni birimba ni posho nzoja kurinda ato ni posho mfite niba nabwe ngo mfite umuntu uzoza kumufasha kubagara ati turiyoga ntakundi ntaho reka nkubwire noneho niyinga uza nipo tuzorwana urepeta niyinga uzaririmba jewe nzirirwa mu nzoja kukurindira inkima yo basinikoze urapandishije muri iki gihe vera pastor uje mu kibi uje mu murima ubwo kugira naje gusenga uyo udasenze bazovuga ngo kuko umusima ngweza atayiwe igihugu kizonota ndamubwira ati mama wa ceceka nije ubikuyibwiriye njyenyine yewe uzibyo mbaye ngo umugabo yamakubita agatwenge kuye kwa barayi mutazi ngo nama mugati wirinde mwizira ndada tidure wumva ayaba ngabo we uceceke jewe ufe kutegura gusa buryo nzogenda kare mu gitondo azindutse yamye arayagize inkoki irayihambira abazi inkoki bayishyiramo umuriro arayimbaye ati abe niyo yozima abandi baba bafite bibiri zigenda ziwobura umuriro arambwira umuriro aho imaze zituruka uruhande pozisiyo y'ingimba n'ibindi ntaho asawo ati ntugereka ngo azaba ni rubeta wabara igacangari ariko uzuguma warebe ngo usuarebe ati nugaza ngaza ine na za tanu itakishe izi z'umugoroba no kwicara ahantu usoma n'igitabo cyakizazo mama Dora gasakoshi kaje shyiramo Bibiliya n'aya nkoki ni umupira w'imbeho ndambara mu Gitasha y'imbeho ngaza yine ndatondagira ngamanuka yine abazi mu Gitasha amutubuye amukabira aza kwika ku gasenge abandi bakaba ku gasenge ngari yako bagenda bamagara no ndanguwikinga ku giti ngo batambona n'amafata yango kigita mukabira tugenda uryoka ndimwizira rya Yesu zo kimaze igenda uko namanza nikingiye akabira ngenda nikingira akabira kugira ngo aza wenda yoza kugira cyo akambona
namanza hari mu itongo negera itongo ninjira mu mahombe ndakingura ninjira imbeho ndakubariye yarinishe abimbeho nyinshi cyane soma Bibiliya ijambo ry'Imana ndasoma rya jambo Imana ya Mwamusi bagiye batayemwo Danieli mu rwobo rw'intare araramwo mu gitondo bazimukuramo ari muzima soma n'ijambo nani yagaritse wa munsi umuriro basadaka na Mesake na Abedenego ngo babone ibiri by'imiliyoni by'abatwise pi bavamwo ari bazima ndasoma amagambo menshi cyane musoma hejuru imitegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ryakuweho Imana amasengesho uburyo yavuguruye itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi mbwira Imana ngo ziriya nkima zaremewe kurya ibitoki none ubu zisubire ku gatongo iyo zaturutse ndategetse ngo mu izina rya Yesu inkima zose sizosubire kuzumva muri aka kabari ka Gitashya zose uko ari umuhari ingonondo zisubire kurya ibitoki n'imbuto z'ibituku apana kurya ibigori ndazikinga iminwa ngabwe bakize iminwa y'intare ndasenga ndashima Imana amen imbeho irangubita kabisa amen nkanga gusubiraga mu nzu nabona gutya aramagenda arava mu mwuka bakubita ingoma ya mbere n'iya kabiri baratangira barinjira bose ndagiraga abana butoya mbonaga yahetse umwe undi amufashe mu kuboko marebera mu idirisha mbona ko atambuka aza kwinjira numva ko baririmba nitore masamaha niyo kowe najari naje namaniruka basubira muhira za kwambara ihuzu nziza ndaza namagatunganaga mu muryango w'abapastor wa autorite nanga gutunganiriya ndakomanga umushemasi ngo arebe abona ni jewe yamakingura naje namanunama kugira ngo adatambona batambuza no kuri rutari bararirimbye ngo baze guhereza umwigisha numva rugenera ati pasiteri revera pasiteri Tito ari hano nawe turamwakiriye ndameneye Imana we biratsinze we ati karibu nawe Imana igumuke nuko ariko abana bararirimbaga aririmba mu korali bararirimba n'abandi muri korali bararangiza ngo bamare Imana we ndagira gute se kuri yaracyari mu mwuka ariko ndavuga nti nuko biba nuko turiziye turarangiza ngo turangize none nkazabona karambungira turangije gusohoka ariko arambungira kugira ngo yumve inkima uko bisemeze ngo amaze kuzana abana mubiwe baza baryogora cyane akaba ari umuyumbu umwe atije bwira atise wari kendi ari kurindira adaga inkima ati mubwire aje kugukorera tuze kwirira umutsima wa saketa wewe genda umubwire mbona muwe gazera umukazana genda umubwire aragenda garavuga ati bari kukurindira wewe twabona pastor yariya genda uze gukora ndamusana ubu nyine umukaburire ati sawa ariko ngoze kugenda mbona ko agenda na Masaka namwe ndamanirwa ndi ati twambe inkima hari inkima zikiba muri kiriya gihugu ndankima ati zaze mazigira na kabiri zitaza atariko ndazo ndekere maye wewe uhereye none tuzosubira
kitabu muzosura kurinda ye. Amen. Amen. Aragenda natwe bari batuhamagaye mu biro kugira kuganira n'abandi gusera inkuru wa mugaba andi y'urwara ati tugende. Turagenda zo kwifungurira turagufungura ngo tugaruke ga turimo ngo umugabo ataho je abwiye umugore ati je ubonye rwarindiwe ni ukuri kw'Imana narinze ndi muzosubira kurinda kandi muzosubira kubona uko ngubwiye ndi kandi ndireka mbabwire uko narinze bati ngo kibuze kuyireba hariya mu kabira nayitaye hariya mu kabira nari mu mahombo kungu narindiye mu mahombo ivi ryanje ryarinze kandi nimubona ziriyemwe ibigori muzobimbaze nzobiriha nzotanga ikimasa mu musaki aza yamava ngo ndabyemeye n'impamo y'Imana ngo kandi ejo kuwa mbere sinzogenda nzosiba nzogenda kuwa kabiri ngiye kubagana ngo ari kwezi sinzagenda ntibikubera uko mama wanje we. Amen. Amen. No gabirasakuje gabiravuzwe bati jewe yari kurindaga yari aja mu mahombi ati ngima ngo bati ngima abagiyeyo bati ndankima abagiyeyo bati ndankima abagiye nimuve iyo ndankima muzosubira kubonamo inkima ziragenda zari umuhari zisubira ku gatongo niyo nazihaye. Amen. Ibigori birera bitangaza induru iravuga abantu baratangara gitashe yose baravuga bati je warinze ndi nazihaye yarurohora namwe mvuga ngo zisubire ku gatongo ziye Amen. byakwiriye akarere kose k'indondo yose. Icyo mbabwira neza mbwirijwe n'ijambo ry'Imana. Imana iyo dusenga tuba dufite imbaraga ari imbaraga zihindura ibihe zihindura iminsi zihindura amaporogaramu kuko yavuze ngo nimwasenga muze muwe mwizera ko muhawe. Amen. Narabibonye Imana yakoze igitangaza ikimazira n'ubu ndagira ngo umwana umwe niwe twavuganye ari ndababwira ndeze umwana ari ingima mukibona yongeye bati ntibabisiga none habaye ishyamba bazoshaka zo bazaragarutse ariko ati kuva cyane nta ngima twari tukibona. Niyo babwira Imana n'Imana yacu n'Imana ifite imbaraga n'Imana ikora iyo dusenze iratwumva. Imana iba umugisha reka dusenge icyo muza mwizera nuko iyo dusenze Imana ihindura ibitohinduka ibintu bigatungana. Imana ibagirire neza Imana iba umugisha muri ubu bugingo n'ubundi buzoza. Mbasengera Imana. Mwami Imana ushobora byose. Amen. Mwami muremyi wa byose. Hallelujah. Ola ridebanda. Hallelujah. Shika. Hallelujah. Bakiri ya zinguru mayada. Yongori ya tandari bunguru ya siya. Masia we. Hallelujah. 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 Yes. Uraba bose bari hirya no hino. Hallelujah. 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 Please. Aya magambo aterwe mu mitima yabo. Bamenye yuko imbaraga babise muri bo. Bamenye ko muri bo babise imbaraga zikomeye. Muri bo haryamyemwo imbaraga z'ubushobozi. Muri bo haryamyemwo insinzi. Muri bo haryamyemwo ubushobozi buhindura ibitohinduka. Muri bo harimo gutegeka. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bamenye ko bafite imbaraga za Hallelujah. Hallelujah. Bamenye ko bafite insinzi muri bo. Mwami wanje ibitugwa hanze ni byinshi. Hallelujah. Data mwijuru Bene wacu baragowe. Yes. Barabotore ikisasa. Ubatugobotorere mu izina rya Yesu. Ubagobotore woko yintare. Ubagobotore mu menyo ya rubamba. Ubagobotore mu izina rya Yesu. Amen. Bari hirya no hino bakure yo mu izina rya Yesu.
Hallelujah. ubakuze imbaraga Hallelujah. Hallelujah. haleluya bazira uko bare Hallelujah. Yesu ari Kristo. kubagirire neza ubaba Hallelujah, Papa. Yo. badukureyo ubarindire Amen. ubugingo bwabo ntibazohungubane ubugingo bwabo turabushinganye ubugingo bwabo turabugukoreye ubugingo bwabo tubushyize mu maboko yawe ntazogire uhungubana naho bana n'abanumvise bana n'abari hirya no hino abasenze batarasubizwa babona ibisubizo mu izina rya Yesu. Amen. 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 Oh haleluya. Hallelujah. nibabona ibisubizo mu izina rya Yesu. Amen. Yesu. ijuru ribumve ribatabara. Turabyakiriye Yesu. Oh haleluya ribara. Hallelujah. ryongere ribaganirize. Asante Papa. ijuru ryongere ribabwire ngo amasengesho yabo yabaye urwibutso. Asante Yesu. yatumbagiye agera imbere y'Imana. Amen. babona umucyo w'abamarayika baze bababwire bati